Yego, hanyuma Kabange musoje imyitozo yo kuri uyu wa kabiri nyuma yo gusubukura imyitozo kuri uyu wa mbere n'imyitozo yakugendekeye ite muri rusange we nk'umukinnyi? Mbere na mbere imyitozo y'uyu munsi yari myiza cyane kuko nibwo twanabonye komite nshyashya ndetse na perezida bakaba baje kutuganiriza no ku ruhande rwanjye nkaba nabonye yagenze neza. Yego, nyuma y'uko ubuyobozi bushya butowe kuri iki cyumweru kuza kubasura kuri uyu wa kabiri n'ibintu mwe nk'abakinnyi mwakiriye mute? Twabyishimiye cyane, nibwo bwa mbere duhuye nabo, ni ibintu byadushimishije cyane ndetse n'uburyo bwo kutumotiva nabyo byadukoze ahantu kuba baje kudusura kandi banatumotiva kuri match dufite ku cyumweru. Urumva ko turi motive mu buryo bwose. Imikino ibiri itambutse Rayon Sport yabonye amanota 6-6, nta n'igitego kigeze kinjira mu izamu ryayo, by'umwihariko wowe Kabange wari muri team y'abadefenseri bakinnye, ni match zakugendekeye zite? Mu by'ukuri ni match zari zikomeye kuko ku bwanjye navuga ko ari match zari zikomeye muri match zose tumaze gukina, kuko ikibuga cy'i Musanze cyari ikibuga kibi, ariko kubw'ububasha bw'Imana ndetse n'ishyaka twari dufite no gushyira hamwe kwa equipe tubasha gutahukana intsinzi. Turabishimira Imana kandi nanjye ndabishimira Imana ko nabashije gukina kandi bikagenda neza. Wicaye muri bisi y'I Musanze uri mu bakinnyi 20 bagiye kwitegura umukino wa Musanze, wari wamaze no kwakira amakuru ko abadefenseri bari basanzwe babanza mu kibuga badahari, niwe wari ugiye gukina. Wabyiyumvishe mute? Reaction yawe yari imeze ite? Umutima wawe wari umeze tujya gukina ziriya match, ujya gukina match ya mbere nk'umukinnyi ubanza muri championnat muri Rayon Sport? Ni match ya mbere yanjye ya championnat muri Rayon Sport, ariko si ya mbere muri Rayon kuko ni nyinshi namaze gukina mu match mikare yaba ndetse na match yatumye bamfata nkaza hano muri Rayon. Ni derby nakinye ya APR na Rayon. Nge nta kibazo nari mfite kuko nari mvuga ati ahubwo na mahirwe mbonye ngomba kuyabyaza umusaruro. Nta pressure nari mfite, ahubwo nari negereje amahirwe kugira ngo nyabyaze umusaruro, kuko hari ukuntu wenda umudefenseri azagakina cyangwa mugenzi wagakina, ariko kuko ari we bazi cyangwa kuko ari we babona bakagira ngo wenda bari hanze nabaswa, ariko nawe ubutegereje amahirwe yo kugira ngo yabyaze umusaruro. Ariko gukina muri Rayon Sport ifite group nk'iyi ngiyi irimo competition ingana gutya, ni ibintu wakirute nk'umukinnyi? Ni ibintu bikomeye ariko binazamura urwego umukinnyi, ntabwo biba byoroshye ariko bisaba gukora cyane. Harimo competition cyane, yaba mu kibuga kubanzamo, yaba mu bakinnyi 20. Ibyo bituma nyine umukinnyi akura mu mutwe nyine akumva yuko nawe igihe cyose agezemo agomba gutanga ibishoboka byose by'ikipe imusaba. Iki cyumweru rero ku cyumweru saa 9 ugiye gukina n'ikipe abere kapiteni waje unaturukamo. Ubu uyu munsi niyo ihanganye na Rayon Sport iri ku mwanya wa kabiri. Rayon Sport itsinda match ya Etincelle nibwo yipangura iva ku mwanya wa mbere. Ni match iri kwitegura ute nka former captain w'ikipe ugiye gukina nayo? Cyambere navuga ku ikipe nabayemo ni ikipe yambere umubyeyi, nayo ndayishimira kuko nayibayemo imyaka 5. Kuba mu ikipe imyaka 5 ntabwo byoroshye, urumva ko mwarabanye neza, habaraye mu rugo. Ndabizi ko bari ku mwanya mwiza, bari mu bihe byiza, ariko turi mu bihe byiza kubarenza. Ndabizi neza igihe nari ndi muri Gorilla byari nyine byarayikomera ko ndakeka ni nka match imwe badutsinze muri match zose twakinye, kandi twakinye match nyinshi yaba za gishuti yaba championnat. Rero turabizi ko itadutsindaga. Rero ku bwanjye ndahamya yuko bitewe na esprit hari, bitewe ubuyobozi bushyashya, bitewe na esprit ya equipe intego, ndahamya yuko tugomba kubatsinda nta gihindutse. Ni intsinzi tugomba kubatsinda. Ariko se ndibuka ko ikipe ya Rayon Sport muri sezo yatozwagamo na hari ingingo mwayitsinze ibitego 3-0 igihe wari voilà, hanyuma uba mu binziri yikura ku gikombe cya championnat biri totali. Ubundi match ya Rayon Sport mwayiteguraga gute mukiri muri Gorilla? Icyambere Gorilla ndako ngiye nayibayemo match ikomeye yose babayikaniye guturuka ku buyobozi kugeza ku bakinnyi, kuko iyo uri muri Gorilla uri umukinnyi ukiri muto ufite iterambere, match nkuri yose yitegura cyane. Noneho byagera ku ikipe ya Rayon bikaba akarusho kuko ni ikipe y'abafana, ni ikipe umukinnyi wo muri Gorilla bayifuza kuvamo akaza muri Rayon, nk'uko wenda nanjye nagize amahirwe Imana ikamfasha nkayizamo. Ni intego nyine y'umukinnyi wo muri Rayon avuga ati ndigaragaza imbere y'abafana. Cyambere mentalite y'abakinnyi bo muri Gorilla bayahindutse avuga ati abafana barandeba, hari abantu benshi, ibyo ngibyo nabyo bikaba byafashe.
rero ku buryo twiteguraga yaba uburyo bwa motivasiyo mu bayobozi abatoza ni match yabaga yahindutse mu bitekerezo ndetse no mu bikorwa. Ubwo rero message yawe ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ni iyihe kuri iyi match yo ku cyumweru? Message nge natanga nk'umukinnyi wavuye muri Gorilla nkerekeza muri Rayon Sport ni mentalite yahindutse mbere na mbere, ni ikipe y'ibikombe. Rayon ni ikipe y'ibikombe, ni ikipe tuzi yuko gutsindwa na Gorilla ni igisebo, ni igitutu kuri twebwe abakinnyi ndetse na staff, ariko kuba twebwe twatsinda Gorilla ntago nari igitangaza, ahubwo igitangaza niko Gorilla yazi kadutsinda. Rero ku bwanjye icyo nakizeza abafana bazaze kudushyigikira, turi muri mood nziza kandi zakomeza kuko intego yacu ni igikombe, kandi ku hamwe n'Imana ndakeka nta gihindutse rwose tuzatahukana intsinzi. Murakoze.